uyu mugabo witwa Murangira Bitieri ni umuvugizi wa RIB. Uyu mugabo yankoreye amakosa umunsi yavugaga ngo Big Energy ngo nagatsiko kayobowe nande ko aba bantu ntari nzi n'ahantu bari na agatsiko nakaba kagamije gukuraho ubutegetsi. Agatsiko kanje kagamije iki? Nari ndimo kuvuga ku gahinda kanje, nari ndimo kuripotinga agahinda kanje. Babwita Yago akomeje kuvugisha abatari bake bari kuvuga ngo mbese Yago n'urumogi rwazamutse cyangwa Yago ari mu gahinda. Gusa Yago yakoze indi episode yo kwica Yago, yavuze abanzi noneho babaye benshi cyane, dore ko yavuze ko no bita Murangira Bitieri nawe ari umwe mu bantu batamubaniye, dore yuko yavuze ko Big Energy ari agatsiko kandi byanyabyo nabwo yaragatsiko. Yago ku magambo yavuze ati nzakomeza nabaze umukuru w'igihugu. Yavuze agastori ati nimba ari umwana akaba ajya kuragira nubwo yabavuka mu bana 10, nahura n'igisimba mu ishamba agombwa kwitabaza papa we. Ibya Coach Gaël no bita Bruce Melody nabo Coach Gaël abishizeho umucyo nyuma yuko abantu bamaze igihe kinini cyane bavuga ko umushoramari Coach Gaël nyiri Kigali Universe, nyiri society ya 155am atari kumvikana cyangwa ashobora kuba yaratandukanye no bita Bruce Melody. Ahise aza kuri Instagram ahita abatura indirimbo yo bita The Ben ivuga ngo nta cyadutandukanya. Kubera iki iyi ndirimbo bamwita Ava Peace no bita Kirabo mu gihugu cya Uganda, icyo bita video z'urukoza soni zabaye nk'ibintu bisanzwe nyuma yuko zivuye mu Rwanda. Ubu ngubu nta handi zimukiye usibye mu gihugu cya Uganda. Bayita What Waves cyane yo na Atland badutegure igitaramo bakita Country Summer Tour. Abantu be Musanze tariki 13 uwo bita Bruce Melody na The Ben Gitoko na Bwiza baraba bamanutse. Ibaze ko harimo tike y'ibihumbi 500. Byose tugiye kubihuriza hamwe. Ikibazo mbaza, iyo utari hano uburihe? Iyo utari kuri Step Up TV Show amakuru uyakurikira he? Muhaye ikaze kuri Step Up TV Show. Yago akomeje gusohora episode noneho ubwo twinjiye mu makuru. Bamwita Yago yavuze ku byo gutabaza umukuru w'igihugu. Yago yavuze yuko abantu bakomeje kuvuga ngo ari mu gatwiko. Yago yavuze abantu bakomeje kuvuga ngo yibereye mu gatwiko, ngo ntabwo yakwiye kuzana umukuru w'igihugu mwaya matiku. Abantu bakomeza bavuga buryo ki Yago arimo yiriza. Gusa Yago yagize icyo abivugaho ubwo yaraje muri episode, n'ubundi episode ari kugenda asohora umunsi kundi bamubyita episode yo kwica Yago. Yavuze agastori nanjye numvishe ko ashobora kuba arakanya ko. Yavuze ati mbese umubyeyi cyangwa ari umuryango w'abana 10, umwana umwe muri bo cyangwa umuhererezi muri bo akajya mu ishyamba kuragira, aramutse ahuyemo n'ikintu mu ishyamba cyangwa ubwo nk'igisimba mu ishyamba, birabujijwe kwitabaza papa we. Avuga ko agombwa gutabaza umukuru w'igihugu kuko ni umukuru w'igihugu kandi Yago ni umunyarwanda ugendera ku ndangagaciro z'ubunyarwanda, kandi akaba yarasezeye igihugu cyangwa se yarahunze igihugu. Ataruka ari umunyabyaha, ataruka afite dosiye mu bishinjacyaha, ahubwo ari uko nyine atabaniwe neza. Yago yakomeje avuga ko agombwa kuzakomeza kubwira umukuru w'igihugu kuko bigombwa kuzamufasha. Akomeza avuga ati nimba mubona niriza namwe mujya kuri channel zanyu murire. Gusa ikiganiro cy'uyu munsi Yago yakivuze nyine atari gukabya cyane kuko yavuze ngo araza kugerageza gukora ikiganiro ku buryo araza kuba atarimo nyine yiriza cyane. Yago yavuze ku bintu byinshi cyane, ariko reka nkubwire ngo yongeye kuvuga ko inzego nagajya hangana n'inzego uko byagenda kose, ariko umuntu uri mu rwego igihe adakora ibintu uko byagakwiye kugenda agombwa kumuvuga. Nibwo yavuze ati ndakubaha cyane, ariko avuga ko Murangira Bitieri
ukuntu yavuze ko aba Big Energy ari abanyadutsiko byo ntago yigeze abyemeranyaho na Yago. Yagavuga ati nibyo yavuze ngo bari banumijeho kuri RIB, avuga ko icyo gihe bari bamutumije kuri RIB ariko yari yarezwe n'umugore bavuga ko yamufashe amavideo y'urukozasoni. Icyo gihe nibwo yarezwe arometa telefone ye. Gusa Yago yongeye kuvuga uwo bita DJ Philipita yamuvuzeho iki, yavuze ko icyo gihe yari yatanze telefone, icyo gihe aribwo uwo bakoranaga hara kuri Yago TV show aribwo yibwe channel ye. None akimara kwibwa channel ye aribwo abanyamakuru batangiye kujya bavuga ngo Yago ari kwiriza, ariko ukuntu ngo ba Philipita bagiye bakora ibiganiro bavuga ko Yago ari kwiriza. Yago nibwo yavuze ati aba Big Energy bagende bagarura za video zabo bari kuvuga ko Yago aba yiriza. Yago yakomeje avuga buryo ki ubundi agitangira umuziki abantu benshi bavuga ko aribwo byapfuye. Yago yavuze ati iyo mutanshigikira ariko nimushake kunyica. Yago yavuze ati mbese nimba naragiye mu muziki nkajya mba kubufasha, iyo mubunye Imana mushake kunyica. Yago muri bukasohora Suwejo indi bimaze kugira 5.4M ku rubuga rwa YouTube, 5,400,000 na abantu benshi cyane bamaze kuyireba. Yago akimara gusohora iyi ndirimbo kandi arimo abastari hafi ya bose. Gusa nyuma yaho Yago yasohoye indirimbo nyinshi cyane ku buryo bivugwa ko abahanzi batakomeje kumufasha. Uyu muhungu witabagwe rero ibye umunsi ku wundi bigenda bikara. Yazanye amafoto y'abantu Godfather avuga buryo ki babashaka no gufungisha abantu, ariko yakomeje atabaza umukuru w'igihugu. Ariko buri munsi twavuze ko twikwiye tuvuga kuri Yago. Ubundi Yago yatangiye kujya kuri YouTube rya Yago muri 2016 yari afite Yago TV show agikora kuri Goodreach, ariko nyine ntabwo yakoraga fresh. Gusa muri 2020 nibwo yafashe umwanzuro wo kuva kuri Radio 10 agahitamo kuza kuba yakikorera kuri channel ye. Nibwo yaje muri 2020 avuye kuri Radio and TV10, aribwo yaje mu ruganda ngasangamo bakuru be barimo ba Rockman yakoraga kuyo bita Transit Line TV. Ariko yakomeje avuga buryo ki yari urugendo rutari rworoshe cyane ko yasanze bakuru be kandi we ubufasha yarabakeneyeho niyabubona. Gusa yagusinze nimba always abayiriza. Reka tugende dukurikirana episode. Gusa mu magambo ye yavuze ko ikirego yamaze kuba yagitanga kuri RIB kandi twese twizera ubutabera. Reka tuze kureba ibya Yago biraza kuba bigenda ute. Bamwita Irene n'umukunzi we Nikuze Liliane bagiye kuba bakora ubukwe nyuma yuko abantu benshi bari kuvuga ngo ni AI ni biki. Irene nimba utarabona ubutumire ubwo we wahombye, kuko Irene yatangiye gutumira inshuti n'abavandimwe. N'ubukwe buzabera ku Intare Arena hariya Igisozi, n'ubukwe buzaba bwitabiriwe n'abantu batandukanye. Gusa imihango yose izabera mu Intare Arena hara ku Gisozi, buzaba tariki 15 Kanama 2026. Nakubwira iki ntuzabureyo. Rero n'umwe mu banyamakuru bakomeye twagize, dore ko yakoze ku Isango Star, akora ku Isibo TV, ubu ngubu akora kuri YouTube yise MI. Abantu benshi muramukurikirana cyane umunsi kundi agenda akora ibiganiro bigiye bitandukanye. Ariko mu Rwanda dufite ibitaramo, naravuga ngo iyi sama ni sama y'abanyarwanda ubundi byanyabyo, dore yuko muri Mexique, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Canada bibereye mu gikombe cy'isi. Mu Rwanda twebwe ibitaramo ni byinshi cyane. Uyu munsi kaduhere uyu munsi nkubwira impamvu nkubwira ngo iyi sama itandukanye n'izindi sama twagize. Ngo bita Ariel Ways na Logan Joe baraza kuba bari muri Genesis Comedy Show tariki 11 Kamena 2026. Ubwo n'uyu munsi ndi kukubwira uwo bita Aisa Kiza. Uyu n'umwe mu bakomeye n'umunyamakuru wa Royal FM akaba n'umuyobozi wayo, nabo araza guhurira nabo muri Genesis Comedy muri Meet Me Tonight. Rusina araza kubasetsa abantu, Rusina abantu muramukunda. None araza kuba ari umwe mu bahari bamwita Kimikiwi, nawe araza kuba asusurutsa abitabiriye Genesis Comedy Show. N'abandi baraza kuba barimo ba Pirate, Umushumba n'abandi benshi. Bamwita Kivumbi nawe nabonye hari akabara araza gufungura tariki 12. Ubwo ni ku munsi w'ejo ari kuri Mason
abantu naho muzagereyo. Bruce Melody na The Ben baraza kuba bari Musanze tariki 13 Kamena 2026 na Gitoko na Bwiza. Murabizi ko turi muri County Summer Tour iri kugenda izenguruka, bazakorera Musanze, Inyagatare, Irubavu ni Nyamata. Muri stade ubworoherane ho byahumeye cyane, ni iminsi mike cyane Bruce Melody akimanukira. Ibi ni bitaramo biri gutegurwa niyo bita Watwave, niyo bita Atland, n'undi ya Watwave ni imwe muri company zitegura ibitaramo mu Rwanda zashinzwe n'abarimo Kigali Universe, kuko itegura ibitaramo byinshi bibera muri Kigali Universe. Abantu mugende mugura amatike, ikindi nakubwira harimo itike y'ibihumbi 500 ariko ni table nayo abantu bagende bayigure. Muri regular ni 2000, nabonye muri VIP ni 5000, muri VIP ndakeka ari 10,000. Abantu Musanze mugende muhuzure, mukubite huzure. Nabonye June kuri 13 Bwiza na Riderman baraza kuba bibereye i Rubavu, aho baraza kuba bari gutanga ibihembo by'abahanzi bitwaye neza i Rubavu, baraza kuba bahari. Urumva dufite sama, kandi mwebwe ko na Filipiano nayo iri hafi kuba nejo bundi, mukomeze mwiteguriza bera hariya i Rubavu. Nanone tariki 13 Kamena abanyarwanda bazaba duhagarariye mu gihugu cyo hanze, nabo reka tubavugeho. Bamwita Israel Mbonye, azaba yibera hari mu mashamba ya Sanyo Forest hariya mu gihugu cy'Ububirigi, gatoya nk'iminota nka 20 uvuye mu Buruseli. Azaba ari kuyo bise Bark La Harb Hotel, aho azaba ari mu gitaramo cyateguwe azakorera hariya mu Bubiligi. Nabonye na Prosper Nkomezi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atitaye kuki ko ari ku gikombe cy'isi, nawe nabonye yateguye igitaramo kizabera kuri Lo, aho ngaho niho mu rugo muri Leta ya Loa niho Prosper Nkomezi azakorera igitaramo cye. Hari ibitaramo byinshi na byinshi iyi sama ni y'abanyarwanda. Ubu nicyo gihe tugiye kuba twabona icyo bita sabunguza ko na MTN Iwacu Muzika Festival iraza kuba igaruka. Tukirango twe turi kubigeranya n'igikombe cy'isi. Igikombe cy'isi Rema uyu munsi ni umwe mu barafungura igikombe cy'isi, kungura nabonye yakoze imyitozo ya nyuma yo kuza kujya ku rubyiniro, dore ko na Davido ku mugoroba washize nabwo yari mu gitaramo cyabaye mbere yuko igikombe cy'isi kiba kiri kubera hariya i Los Angeles. Noneho reka tujye kwaba bagande kazi, ariko mbere ko tubajya reka tubanze tuvuge ko bita Coach Gaye, umushoramari ukomeye cyane, akaba ari we ngiri Kigali Universe, akaba ari nawe nyiri Rebel 155 AM. Bimaze igihe bivugwa ko hatari mu mwuka mwiza hagati ye na Bruce Melody. Gusa kuri uyu munsi kuri Instagram yabishyizeho umucyo nyuma yuko na Bruce Melody avuga ko nta kinabona cyatuma umubano we na Coach Gaye usubira inyuma. Ababivuga bashingira kuki? Ababivuga bashingira yuko ni igihe kinini cyari gishize abantu badakunda kubona Coach Gaye na Bruce Melody bari gukurana nk'uko byari bisanzwe. Abantu bavuga ko byatejwe ni Watwave bafunguye itegura ibitaramo, bakaba bayihugiyemo, bakaba batakiri guhura cyane. Gusa kuri Instagram ye yahise aza ashiraho ngo nibiteze kubaho. Umva yagaragaje ko bitabaho ko yatandukana n'uwo bita Bruce Melody. Yashyizeho indirimbo ye ya The Ben ivuga ngo nta cyadutandukanya, mu gushimangira ko umubano we n'uwo bita Bruce Melody umeze neza, uruzuye. Bamwita Kristo Kirabo no bita Avapis. Kristo Kirabo bivugwa ko hasohotse video ze z'urukozasoni, gusa nyuma yaho no bita Avapis nawe video ze z'urukozasoni ze zarasohotse. Kirabo abantu bari bavuze ngo yasabye imbabazi kuri X, gusa we yahise aza akanavuga ko na X agira, naho ubita Avapis we yiseguye cyane usibye ko ari kuvuga ko atari we n'ama video agaragara ari gukwirakwiza kuri WhatsApp group no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mu gihugu cya Uganda. Gusa bose na numwe wemeza ko izi video arize, ariko iye Kirabo yo kubivugwa bivuga ko ariye kuko biragaragara. Usibye ko we yari yavuze ko aya ma video yakozwe niyo bita AI cyangwa se ubwenge bwo bukorano.
reka dusoze gutya amakuru yo n'urugendo uyakurikira. Reka nibaze ngo iyo utari kuri Step Up TV show uba urihe? Amafoto meza n'ahandi afatirwa usibye kwa Kevin photographer, baravuga ngo nta foto nta cyabaye. Mbese iyo ukoze ibirori byiza, iyo ukoze ibintu byiza, nta foto nziza uba ubugiye mu biki? Nicyo kibazo mora nibaza. Niyo mpamvu iteka nkubwira ngo sobanuka unasobanukirwe, witemo umufotographer ujyanye n'igihe, bamwita Kevin photographer. Reka kubanga bw'ibyuma batuzamure publicité ye, ubundi uze kwandika nimero zo bita Kevin photographer. Nge tuzahura ku munsi w'ejo, umunsi kundi tuba turi kumwe. Banyita DJ and Sharp of Sword. Ikiganiro cyo ni Step Up News. Komeza ukurikirana hano kuri Step Up TV show ku mbuga nkoranyambaga, ugeze hose wandikamo Step Up TV show. Kamubwire ngo umugoroba mwiza, ndagukunda cyane. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and a birthday or in entertainment with Kevin photographer, you can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Kevin photographer, online service, make more than one with us.